umukobwa nyine ntago njye nemeranya n'abantu bavuga ko umukobwa bamushuka umukobwa uvuga ngo banshutse no kubaza ibyonyine ko bamushutse buriya ni ikindi ni ikindi iyo ufite umubyeyi kwizera ubwira ngo mama ngiye ku muhanda akabazi ko uko ugiye ari kuri bugaruke ni amahirwe ubu ngubu byose byajemo ububande umuntu agutangamo pase utazi icyo agamije yego utazi icyo agamije n'ugiye kuhuza nawe ntazi uwo ugiye kubahuza ngo ninde ni muntu cyafitiye ihe mico ugasanga nibwo amwizeye aramusuye ahise amutamo nta mukobwa muto ubaho umuhungu muto ashobora kubaho ariko umukobwa muto never ntago mbyemera ngewe ntago dukora ibi bisigo cyangwa se ubu buhanzi bwacu ngo mudukunde cyangwa se mutwiyumvemo icyo tuba dushaka nuko mwubaha ibyo dukora yego ariko se utabaye umwiyemezi wajya wemera buri umwe yeah blessings nizere kumeze fresh cyane aho uri hatandukanye call me no height nitwa Leandra ni mugabo tubana kuri Leya Entertainment niba ukunda ibigano byacu ni iby'agaciro cyane ndagushimira cyane wakoze subscribe uri hirya no hino ku isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba uburengerazuba umujyi wa Kigali ngaha tuvugira ndetse n'intara ya gatanu ya diaspora nizere ko namwe mumeze fresh cyane mwese ndabashimira abamaze gukora subscribe aha nicaye hitwa kuri Uncle's Restaurant na ahantu heza cyane ushobora kuba wabona ibyo kurya ibyo kunywa hameze neza cyane ahantu heza ho kwicara ku buryo wazana n'umwana nyine mukadate mukaganira hameze neza cyane kabisa ushobora kuhagana ni hano Kicukiro ku muhanda ujya Saint Joseph iki nakubwira niba uri hanze y'u Rwanda ukeneye kuba wa-maintaininga cyangwa se wamenya ibikorerwa muri business yawe nagushishikariza kuba wakora wagana icyitwa Paybill ni uburyo bwo kugira ngo umenye ibiri muri stock ibyasohotse ibyinjiye hacurwa ngahe hahombya ngahe umukozi performinga neza ninde ibyo byose ushobora kuba babigufasha kugira ngo ubimenye muri business yawe ikindi ushobora kubahamagara kuri 0788277144 ubundi bakagufasha niba ukeneye ikintu cyitwa ifoto uyu mukobwa yicaye imbere yanjye ndashaka kujya kumufotoza amafoto ya danje ahubwo sibyo cyane meza kabisa ariko hari n'izo wampaye mbona ni sawa ariko niba ukeneye kwifotoza amafoto ameze neza cyane gana Dodos Image ni mu mujyi hariya kwa Ndamage muri etage ya 4 ahahoze yakorera igihe.com nizere ko nyine plots zose ndazibahaye ubu niba ufite umukunzi ntimwitwaze ikindi jya kumufotoza yes nkuko nabibwiye rero cyangwa se nkuko mubona kuri kamera ya Leya Entertainment imbere yanjye ari umukobwa mwiza rwose meze neza usa neza cyakora asa neza mwana merci nakandi kantu uranahumbura neza mukanda guhobeye numva sawa urakoze cyane numva ni sawa cyane natangiye mvuga ngo amajyaruguru amajyepfo yego reka mvuge ngo uje uhagarara amajyaruguru nubwo atari muri Miss Rwanda yose kabisa amajyaruguru yose arayahagarariye cyane ko bunitse mu majyaruguru buri hari undi mukobwa ukora ubusizi barahari ntabwo babura ko byagenda kose ntabwo babura utabazi ubwo bivuze ngo ntabwo mbazi ariko sabo ntazi bivuze ko barahari bashaka kuba bahari niba bahari nabo tuzabamenya nzabamenya yego uyu mukobwa yitwa Kibasumba Confiance ni umusizikazi akora ubusizi yasohoye n'igisigo ari kumwe na Rumaga cyitwa Impanuro nacyo turaza kuza kuba tukigaruka ariko turaza no kugaruka ku buzima bw'ubusizi nanone by'umwihariko ku mukobwa ndetse n'urugendo rwe rwo kugira ngo abe agere kuba ari umusizi uyu munsi tuzi nabonye igisigo cyari kimeze neza cyane Rumaga nkunda yagiye mu kintu nakijyamo wese cyane ariko niko biba bigomba kugenda yego mbere yuko tujya mu bindi banza utwibwire byirambuye cyangwa se birambuye urakoze cyane ndi umugenzi ndi ingenzi mu bagenzi Ikibasumba cyo kwa Gatashya kwarukira mu bami amazina yanjye ni Ikibasumba Confiance yes cyakora ariko n'abantu bivuga ngita mwate cyakora ibaze ko ibyo bintu ngiye ntabizi ntabwo wapfa kubimenya ntabwo nzi hari ikivugo ngo ngariya ngo nasimbutse urutara nangongera gute ibyo ni by'abana bavuga by'amahombo umeze neza ndashima Imana Musanze simeze bite Musanze ni bon mbese umwana hameze neza waje utanzaniye imbada ziri inyuma ya kamera kera niga muri segondere
ari umutipe ndamusuhuje yitwa Jerome Rutikanga. Jerome ni umushiti wanjye rero yari afite timu y'abantu y'abana bavaga i Musanze. Rero tuvuye muri vacances baraje mbona bazanye ikintu cyitwa imbada. Numvaga nshaka kurya. Wiga zari zihari? Zari zihari. Zari zihari. Imbada ari za kera. Imbada ni za kera. Ubwo rero nagize amatsiko yo kujya kurya imbada. Singiye kurya ku mbada. Ikintu cyanyakiriye ndabyibuka n'umusenyi. Nkajya mpekenya nkumva nk'umusenyi. Ariko abandi bari barabirya rwose bishimye kandi rwose nta kibazo. Ubwo se n'umusenyi nagafu. Baragafu nari umusenyi ntago mbizi. Abanyamusanze mwese nagafu. Nizere ko meze neza cyane. Nakoze no kuri nakoze Musanze kuri Energy Radio. Abanyamusanze mwese mwankundaga icyo gihe. Nizere ko mwimukiye hano. Ndabasuhuje kabisa bari mwibereshi rya mbere rya kabiri rya gatatu. Abari bahita gute mu kizungu. Ndahazi hose ahenshi ndahazi. Nizere ko rero bameze neza cyane. Nabari Yaounde. Nabari za Yaounde. Yaounde hari umutipe w'umushiti wanjye nawe ubayo. Mwese ndabasuje rero. Yes, twabasuje. Reka tubanze twanza tuvuge ku rugendo rwawe rw'ubusizi. Biragoranye ko abakobwa uyu munsi bashaka kwidistenga mu kintu ari benshi. Ubusizi watekereje ute kubujyamo kandi ndabizi ko ari talent ariko none watekereje ute kuvuga ngo reka njye kubikora? Rakaze cyane. Cyane kuvuga ngo njya mu busizi nta muntu nari mbukurikiyemo nta none nari nabonye. Ariko narabikundaga. Muri rusange nakundaga ururimi rw'ikinyarwanda. Mva shaka kumenya ikintu cyose gifite aho gihuriye n'umuco w'abanyarwanda. Nkabikurikirana cyane. So ntekereza ko ubusizi bwanjye bwavuye mu matsiko. Ndi umunyamatsiko cyane. Ubusizi bwanjye bwavuye ku matsiko y'ibintu bitandukanye. Kwa gushaka kumenya buri kantu kose, gusesengura buri kantu, gushishoza akantu kose nkumva shaka kumenya imva n'imvano yako. Naje kwisanga rero mu kinyarwanda nsanga noneho nagikunze kurushaho cyane ko ibintu byanteraga amatsiko yari amwe mu magambo akoreshwa mu kinyarwanda. So hari ijambo wumva ukumva n'ubwa mbere uryumvise kandi ukumva ni ikinyarwanda ukamenya ugashaka kumenya ati se kuki iri jambo barivuze ese rivuze iki. Donc hari ukuntu uvuga nk'ijambo muri mu bantu benshi ariko rikumva uribwiye cyakora ugasigara rero uri mu rujijo uvuga ati se kuki avuze gutya se kuki uriya bimubabaje kandi njye ntumvise ibyo avuze. So nagiye muri ubwo buryo kugeza igihe naje kwisanga noneho nshaka kuzajya nandika. Buri jambo rishya numvise mu matwi yanjye nkumva nshaka kuryandika ese rivuze iki. Nza kwisanga noneho rya jambo cyangwa se bimwe twe tumva tutari gusobanukirwa riba rivuze byinshi ku muntu wumvise ibyo ari byo. Ni gutyo natangiye ndavuga reka mfatire ijambo nandike. Se ubu ntabwo ushobora gukoresha ijambo ngatanga message runaka ku bantu barenze umwe. Ndabikora ndabigerageza usibye ko nabonaga n'abandi bagenda ba performinga mu mashuri mu ma event aciriritse y'abanyeshuri yo hazi y'abana. Nanjye nkabireba nkumva ndabikunze ndavuga ati ariko burya nanjye nakwandika ikintu nkajya imbere y'abantu nkakivuga. Ndabigerageza birakunda kubw'amahirwe. Kugeza igihe noneho naje kumenya ko bitavugirwa imbere y'abantu gusa ahubwo bigera muri studio bikajya hanze nabo hanze bakabibona abanyamahanga. Bwa mbere ujya muri studio experience ari imeze ite? Kuko buri muntu wese aba afite experience y'ikintu cyane. Muri studio hari Nyamata. Nyamata studio y'abahungu babiri b'impanga ba Eliya ndabasuje. Kango nagiyeyo ariko nyenda nagiranye ikibazo n'umuntu. Bisanzwe byo kuvuga ngo reka nigire relaxing mbe kurelax. Relax nanumva. Wasanga yari yakubabaje. No. No, so ndangije ngezeyo kuko n'ubundi nari nsanzwe nandika mbona umuntu bari kuririmba mu studio bamwe babasohoka abandi binjira. Barambwira ati ariko mwana wazakoze umuvugo ka recording. Ndavuga kandi ibyo bintu byari cyati nahise nandikira naho ngaho igitangaje ariko nandika nahise mpera kuri bya bindi byari bindi mu mutwe. So za feelings nari mfite bya bintu byose byari bindi mu mutwe.
nuko ngo uwo muntu twari twashwanye ariko ari njye munyamakosa ari njye wakoze amakosa nahise nandika poem so yari afite anniversaire ku munsi ukurikiyeho yego uwo munsi narayirikodinze ndaranyimuhaye kuri WhatsApp ndaragoze poem ndayimuha kuri WhatsApp ya anniversaire poem yanjye barayiza abantu yitwa impano nahise muha impano ya poem ndayirikodinga abahise banashyiramo akantu gasanzwe happy birthday to you akana kayo bagashyiramo numva ni byiza numva iraryoshye ndabwira ati rero nta na telefone nageraga ni smartphone ati saa sita z'ijoro nizigera iyi poem muyimpereye umuntu nsigara nimero ikintu cyantangaje nuko bwakeye numva amamagara byana mukoze ku mutima cyane emosiyo zangije yarize numva ndishimye poeme biratwonze gutyo yes ndifuza kumva iyo poeme ya mbere uburyo nyine ndaba akantu gato kugira ngo bazayisure bayumve impano impamba impano yanjye impano ntunze impano ukwiye isabukuru nziza ndavugiye amavuko itariki nziza ya mbere ugera ku isi umunsi mwiza kuri we n'abawe uri inshuti idasanzwe kuri uyu munsi udasanzwe itariki idasanzwe ukwezi nako ntigusanzwe uryoherwe n'ibidasanzwe yes shacyakora abantu mugira impano koko mwa muriyunze tuba turiyunze ijambo rya mbere yakubwiye akimara kuyumva cyangwa se feelings yagize akiyumva ni zihe yohereje voice note ariko yaranampamagaye anyandikira inzira zose yazinyuzemo zishoboka ubutumwa bugufi yakoresheje WhatsApp akoresha call mu bigaragara byari yari yanyuzwe emosiyo zaramufashe yambwiye ati thank you oh my god aravuga numva ndishimye kuko ntabwo byahise bingora ku nkono yahise ampa imbabazi byihuse byoroshye baramukoreye iki mwana nibanga cyabambwiye ngabasi nyongorera nzinyongorere cyawarize urumva misengera amatsiko rero ntabidanje nuko nta kosa ryiza ribaho nta kosa ryiza ribaho ikosa ni ikosa byanze bikunze rigira uwo rihutaza cyangwa uwo ribabaza urumva misengera nanjye ndi umunyamatsiko bura ntabwo ushaka kumuhereza envelope wambwiye ngo ubundi umpaye envelope ukambwira ngo iyi envelope yijyana ntugire ikindi wongeraho nayijyana nkayigezayo urumva ariko umbwiye ngo iyi envelope yijyane mu mujyi ariko ntuyipfundure ako kantu uburengeje kuvuga ngo ntuyipfundure sasa niko gatuma numva nifuza kuyipfundura ubwo nanjye misengera amatsiko rimwe na rimwe ni meza nubwo hari abadahira ariko nanone ni meza iyo ugize amatsiko n'amakenga birajyana uwo muntu se muracyari kumwe turi kumwe turacyahuza turacyavugana turacyari inshuti uburyo uri kubivuga uri kwipasha turacyari inshuti ni iki urabona urubyiruko rw'ubu ubwo nanjye ndishyiramo ko twese turacyari urubyiruko abantu benshi barifuza nyine kuvuga indimi z'amahanga ngo nibwo busirimu akumva nyine yavuga icyongereza cyangwa se igifaransa ni byiza kuba ubizi nicyo giswahili ni byiza ariko ugasanga benshi barazana za so you know what I mean ubona ari iki kibura kugira ngo urubyiruko rwacu rumenye ikinyarwanda nyacyo bakwiye gukoresha muri sosiyete nyarwanda reka tuvuge ko wenda ibyo babikora kubera ko ari viziyo turimo ariko nanone viziyo ijyanye no gushaka kwigana cyangwa se komora iby'ahandi gukurikiza iby'ahandi kandi natwe dufite iby'iwacu yego itwa ni nk'utugeso ni nk'utugeso ariko kandi utugeso turakura ni ukuvuga ngo atangira yigana urwo rurimi ejo akigana sitire ejo akigana nyine tugenda dukurura ibintu by'ahandi bya bindi by'iwacu ariko turushaho kubyibagirwa ni ukuvuga ngo kuba tutavugize indimi z'amahanga si uko tutazizi ahubwo nuko nshaka ko mesaje ntanze igera mbere ko nashatse kuyiha
wa munyarwanda. Yes, wa munyarwanda. Ntabwo nshaka guhereza ubutumwa umuntu uri muri Amerika nawe uri hano mu Rwanda utarabwumva kandi bukureba, sibyo? Birashoboka ko ahubwo wowe wabwumva ukabusobanurira wa muntu, yego, ariko wowe ubyibuze wamaze kumenya ibyo nge navuze, sibyo? Ukuvuga ngo ibyo dukora mbere na mbere tubikorera abo tubana, sibyo? Tubikorera abo tuba turi kumwe, tubikorera abari mu gihugu cyacu. So ni ukuvuga ngo rero abo bandi baza ari inyongera, baza babyumva ariko byabanjwe kumvwa n'aba nyiri kubibwirwa, yego, nabo nidukenera kugira ibyo tubabwira bibareba byashoboka ko twakora muri rwa rurimi bumva kuko nibo bireba. Ariko niba ngiye gutanga inama ntago ndi buyihereze umunyamahanga rikaba ariko mbivuga, njye nkunda kuvuga ngo ni kavamahanga, ntabwo ndi buhereze kavamahanga kandi nawe ubwawe utarabyumva ari nawe nashatse kubibwira. Yes, niyo mpamvu rero mbere na mbere ngo ujye gutera uburezi arabwibanze, tubanze dukunda iby'iwacu, tubanze twumva ururimi rw'iwacu. N'icyo kinyarwanda ntukizi ngo urashaka kumenya ngo igishinwa ngo urashaka ibyo se bizakumarira iki? Ikintu kinangaza ni ukuntu abazungu bavuga ikinyarwanda akumva ari proud, yes, akakivuga nabi ukumva nyine ashaka kukiga, cyangwa se niyo umunegura ari kubyumva, aba ari kubyumva nubwo atabasha kugusubiza. Rero natwe turakizi ikirimi cy'amahanga ari na byiza kuko bidufasha guhaha cyangwa se kugera aho tugera nanone mu zindi nzira, ariko mbere na mbere by'iwacu. Mukami yavuze ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Hari abantu batazi uburezi icyo ari cyo, nanjye ndimo. Uburezi bunini iki? So nanone bavuga ngo umugani ugana kariho, reka twihe urugero kuri twe nonaha. Ni ukuvuga ngo niba ushaka byibuze ko hagira umuntu wo gukunda cyangwa se akakwitaho cyangwa akagukorera icyo ukeneye, ese wowe urikunda? Ibyo ndabyumva, sanse ndanayumva, ariko ikibazo mfite uburezi ni iki? Okay, subu ndakubwira gutera ni ku giti cyanjye kuntu njye mba mbyumva ni nko gutera imbabazi cyangwa impuhwe. Wowe ukabanza ukitera imbabazi, ukabanza ukamenya icyo ukeneye ko baguha ko nawe ubwawe wagira wakikemurira. Reka ariko mbivuga, hanyuma ibindi tuzasoma. Uzi uburezi icyo ari cyo atwandikiye muri comment, abyandika dusobanurire n'abandi banyarwanda nabo bumvireho. Ni irihe jambo ryagutangaje wamenye mu Kinyarwanda utaruzi? Mu Kinyarwanda ntarinzi kari amajambo menshi, ni amagambo menshi ariko yibanda ni imigani migufi. Nk'uwe imigani migufi, hari ukuntu umuntu yakubwiraga ngo ushize impomu yibagirwa icyamwirukankagaho, ukumva ko harimo agacyuro ariko ntumenye icyo avuze. Yibagirwa icyamwirukansaga, ushize impomu so hari n'indi abantu bakunze gukoresha batanazi ibyo ari byo, hari ngo ukize ubu bwabukubitiro ndi ngo ukize ubu bwabukubitiro ndi, ngo ushize impomu ngo yibagirwa icyamwirukankanaga. Ariko ibyo byose nibyo. Urumva iyo ugiye gusesengura cyangwa se kujya muri ayo magambo, usanga akenshi umuntu iyo amaze kuva ahantu runaka hari hamubangamiye cyangwa hari hamugoye ahita yibagirwa, cyangwa se n'uhageze akamufata nk'injiji kandi nawe ari havuye ugasanga nyine ugasanga umuntu n'urugero ibana ari umunyacyaro wa danje nyine hahandi yari mu giturage Rwimbi, yagera i Kigali y'umusirimu, yabona umuntu wo mu giturage agatavuga ngo oh shit, akahita yumva ntakeneye ko amumenya, ntakeneye ibiki, kandi wenda so nuko nyine biba bimeze. Ni ukuvuga ngo ikiza nuko twajya twibuka ko erega aho turi hari abandi, naho tuvuye hazajya abandi. Yes, naho turi kujya bazahagera. Yego. Rero ni ukuvuga ngo ubuzima nitugirirane, ubuzima nimagirirane. Ibyo nigeze kubivuga mbibwira umuntu abandi ahangaha ndi haciye abandi, nanjye nzahava haza undi, nawe nabo bahave naho haza undi. Urumva rero naho uri kujya hari abandi, so be humble ubuzima bwose.
ca bugufi ntabwo nyine ntabwo turi bitangaza kuko buriya iyo ugiye kwibuka ko mu gitondo ushobora kubyuka ugasanga umwuka wahumekaga washize wapfuye kandi hari igihe tuvuge urugero rworoshye ndi umusizi ariko ejo n'ejo bundi nshobora kugira nk'ikibazo ururimi rukagobwa yego ntirwongere nko kweguka cyangwa mvuge cyangwa nkagira ikibazo indwara ibyorezo byabaye byinshi simbe nkivuze ngo bwa busizi mbukore kandi aribwo nashingiragaho wenda mbwira abantu ati ibi n'ibi ariko ugasanga cya kindi numvaga mfite cy'agaciro cyankuye hahandi kizangeza n'ahandi noneho kinsubije hamwe cyankuye yes umuntu ni umukinnyi akina football ejo akaguru bakagaca akava muri wa mupira w'amaguru kuko hari abantu bamwubahiraga wa mupira uburyo atera ishoti uburyo bigenda bite ba bantu nabo bahita bacururuka bagaca bugufata ntabwo uri muntu icyo twari tumukeneyeho ntitukikimubonaho yes ugahita usanga baguciye amazi na babandi noneho wowe nibwo uhita utangira kumva ubakeneye cyane Okay, reka tugiye ku busizi bwawe ni igisigo wakoze ndagikunda nakunze ukuntu wakiranaga na Rumaga ebana wumvaga biryoshye numva nyine bimeze neza ubundi ikintu bitakizi nge akenshi nkunze kwinjenga talent z'abandi sinkubeshye hari nk'igihe numva nk'umuziki mu buraryoheye kabisa ariko nge sinaririmba kuko akazi ko kuririmba kabaye ko konyine gatunga umuntu ngo nahita mpfa wahita ubimenya sinzi rero nakunze uburyo nyine wakiranwaga na Rumaga byari biryoshye ndagira ngo umpereze agace gatoya kawe kubera ko mwakiranwaga ntabwo yabashije kuba yazaga nawe twe twahanye gahunda ariko ntiyabasha kuboneka kubera izindi gahunda ariko nawe tuzamutumira banzume kwanza ku gace kawe aho wamubwiraga ishyano ryari cyane data dawe reka nkusibye nk'uyu munsi nta gihembo nkubwire ibanga amaranye iminsi irimbanda ritakurenze hato utazumva iyo nkuru hanze uti ndabizi ntibindeba kandi erega namusanze mbona ari mwiza nkanamusura ejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'uwisanga kera kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo akunda asange bisa neza ansangaho yahagira ngo mufashe mwohagire ndamuza mba nditoheje naho kumbe hari umutego ngo nkanguka nibona uko cyakura mw'abantu mwe muri enjoying ibintu cyane ntabwo mu by'enjoying ubwo avance urayitanze avance kaba karariwe avance bivuyemo ibindi bintu ntabwo biba byoroshye ni ubuhe butumwa wifuza gutangamo hariya cyane ko ibyumvikana n'umukobwa wacitswe yego rwa rukundo ruvamo ikindi kintu ni iyihe message washaka gutanga mu by'ukuri ni ukuvuga ngo hariya harimo message ari iz'ababyeyi ari ku bana bose barimo message nashakaga gutanga ku rungano rwanjye ni uko akenshi abo twizera ari bo baduhemukira cyangwa se ari bo badusigira kwicuza ni ukuvuga ngo iyo utekereje nsoza mvuga ngo amatwi yumva ntarumbira nyirayo ni ukuvuga ngo iyo utekereje mbere ntabwo wicuza yego niyo utekereje ko ushobora kwicuza mbere ntubu ukicujije ni ukuvuga ngo nashakaga kumvisha ko nizeye umusore turakundana byose noneho kwa kundi na twagendaga tumenyerana urukundo rukomeza kwiyongera niko narushagaho kumwizera kugeza nubwo nisanze mu cyumba cyiwe ndi gusasa urumva uwamaze kujya gusasa mu cyumba ntabwo nari kubura kumwuhagira kandi ansabye iki ubufasha kumwuhagira kwanjye rero nuko byarangiye nakangutse nibona uko ni ukuvuga ngo bongeye kumbona ngaruka nsaba imbabazi umubyeyi mubwira nyine byose mubwira ko nanjye nuko nisanze mu gishuko ariko nanone ikintu nongera kubibutsa umubyeyi ni umubyeyi jya ubaho kumubwire cyane ashobora kukurakarira ariko akagufasha nanone ntabwo umubyeyi yaguterera iyo nubwo byarangiye batamenye ngo data bimeze bite we yabaye ikigwari yanze kwakira umwana ahubwo ahitamo kwangara ahitamo gusembera niko abivuga ni ukuvuga ngo yahise ajya kubaho intashyiri
ahitamo gusiga umwana na nyina. Ariko kandi mbibutse ko umubyeyi yaranzize, mama wanjye mwabonye ko yanzize, umugabo ahitamo utarigendera. Yazize amafuta, ibintu atigeze akora, atigeze angiramo inama, atigeze yanyoherezamo, arabizira nawe yisanga noneho n'umufasha we amutaye mu nzara aragenda kubera uburakari muteye. Ariko mama nawe ntiyagombaga kunsiga, ahubwo we byibuze naravuze ngo araza kunyumva. Ntabwo yana arantabara, nubwo nyine ari ukubura uko agira. So rero tureke gutuma ababyeyi bacu bicuza. Iyo ndi kujya inama mu gice gisoza, ndababwira ngo mbere yo gukora tubanze dutekereze ku babyeyi bacu, maze tubarinde kwicuza. Ntugatuma umubyeyi yicuza impamvu yakubyaye. Mbega inama ako kantu ni sawa. Ntugatume ababyeyi bawe bicuza impamvu bakubyaye cyangwa impamvu uri uwabo. Bashaka kuba banakurera wenda batarakubyaye, ariko ntugatume babyicuza. Ko hari ibyateye se mwana kibasumba kavanse kararibwa. Ntabwo ubu ngubu ntabwo wakunda n'umukobwa cyangwa se n'umusore utamuha ku mahoro. Bavuga ngo bamwe agatukisha bose, ntabwo twakwerura ngo tuvuge ngo ni bose. Hari abagihari, hari abagihari ndetse banatekereza, ahubwo bakomeze batekereze. So ni ukuvuga ngo nabo byagendekeye gutyo, nta kure burya umuntu atava cyangwa se atanagira. Ushobora kuba warabyaye ariko ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe buba burangiriye aho. Ushobora kuba utwite kuri uyu munsi wa none ukurikiranye iki kiganiro, ukavuga ati bindangiriyeho, ubu nanjye ntibizagenda gutya. Hari uwabonye impanuro akavuga ngo papa nimbimubwira azahita agenda, ubu sinyibivuze. Mama azahita anyanga, ubu sinyibivuze. No, ikibazo gihari rero, hari n'ababyeyi b'intare mu rugo, ku buryo amenya ko umwana yatwise agahita batimvira mu rugo. Burya reka nkubwire rero, umubyeyi wakubyaye iyo akwanze cyangwa se iyo agutereranye, biragoye ko hari undi utari mama wawe wamurusha impuhwe. Yego birashoboka, babaho, ariko ni nk'10%, sibyo? Nyina wundi ni nyina wundi. Hari n'ugufasha afite target, hari ikindi agambirira kuri we, sibyo? Wenda kibe cyiza cyangwa se cyiza simbizi, ariko aguteganyaho inyungu runaka, sibyo? Ariko umubyeyi wawe niwe muntu wa mbere, niyo mahirwe yanyuma uba ufite. Niwe muntu niwe ukwiye kukumva. Ashobora kukujomba urutoki ariko akakugaburira, ashobora kugutuka ariko akakumva. Simvuze ngo mugende mubikore ngo bazabumva. Wituma bagutakariza icyizere. Uzi ukuntu icyizere cy'ababyeyi kivuna? Iyo ubonye umubyeyi akwizeye urabigendera, urabivugira. Iyo ufite umubyeyi ukwizera, ubwira ngo mama ngiye ku muhanda, akaba azi ko uko ugiye ari kuri bugaruke, ni amahirwe. Ariko hari n'abamaze kwitwa ibyomanzi, agenda umubyeyi akavuga ati noneho nagaruka, ndashima Imana. Uwe rero nawe ni ukuvuga ngo ese ni iki wakora kugira ngo noneho umubyeyi wawe ajye avuga ngo genda ahangaha ndabizi kuri bugaruke? Ni iki wakora kugira ngo umubyeyi wakwizere? Shaka icyizere. Birashoboka ko wagitakaje, ariko byanashoboka ko wakigarura. Byatinda ariko wakigarura. None se shahu ikibazo ku rubyiruko rwacu niki ubona byaroroshye, bati n'ubundi ntabwo nteze gukora ubukwe, reka nikorere ibindi. Ugasanga nyine barishora mu busambanyi, ugasanga nyine ntabwo batinya nyine kuba yaryamana n'abantu benshi. So babeshyera ubushomeri. Reka mbivuge bisubire, umukobwa nyine ntago njye nemeranya n'abantu bavuga ko umukobwa bamushuka. Umukobwa uvuga ngo banshutse, no kubaza ibyonyine ko bamushutse buriya ni ikindi. Ntabwo bagushuka, ahubwo wowe urishuka mbere y'uko bagushuka. Ni ukuvuga ngo uje kugira icyo agushakaho, agusanga we hari ibyo wamaze gusetinga muri mind yawe. Yes, ni ukuvuga ngo niba ugiye umusore akubwiye ngo nsura, ukabipanga iminsi 5, ntabwo umusore yagushutse vraiment.
wowe wabipanzura bitegura utegura na style uzagenda wambaye amavuta uzagenda wisize parfum uzitera makeup imyenda uzahindura uragiye uravuze ngo yanteye nditatikana mana yanjye ese yagushutse ati okay ngenda byumva ko umuntu afatwa ku ngufu ariko umuntu niba atagusindishije umuntu niba atagusinzirije umuntu niba ataguhambiriye amaboko n'amaguru yagushutse ati no turishuka ikintu mvuga ndi umukobwa umuntu ashaka kubibona akavuga ngo nawe byakubaho bajya babivuga kenshi ariko no kuvuga ngo icyo dusabwa no kwikunda iyo niba wanagize iyo ndavuga ngo ibi ni ingaruka z'ibyo nakoze reka nzakire sibyo wijya kwiyica wijya kugira gute wijya kwanduranya ngo uvuge ngo byagenze gutya byangendekeye gutya byaranguririye no ni ibintu wakoze akira ingaruka zabivuyemo ubane nazo wijye kubana nazo uwo mwana utwite uko uzabaho nawe niko azabaho sibyo wikwica ubuzima ejo byahinduka ukaba undi muntu uwo mwana ubyaye ntuzi ngo ni iki kuri wowe ntuzi ngo azakumarira iki ashobora kuba mwiza cyangwa se akaba mubi ntawamenya ariko ikintu nababwira nyine ni uko ntabwo amazi ararenga inkombe noneho ikibazo ngiye ngira birashoboka ko umukobwa yasura umuhungu wenda akarara ariko ntihagire ikiba byashoboka birashoboka cyane yes birashoboka cyane ubuse gute kibazo umuntu niwe wigira no kuvuga ngo ibyo we yamaze kwishyiramo atabishatse ntibyaba none se nanjye kankubaze no kuvuga ngo n'urugero njye nawe turakundana sibyo bibaye ngombwa nyine wenda kuza kunsura ukarara abenshi barara bambaye ubusa ntabwo ari bose abenshi wenda bite nuko wenda tunakundana wenda ntibukwegere ikibazo icyo gisho kwakivamo ngo turetse kubeye no igihe wumva utakivamo ntabwo wajyayo ubwo nyine niba ugiye ukaba wumva utanabivamo wiyemeje gukora buri kimwe wiyemeje gukora buri kimwe kigusangaho nuko rero iyo uzi ko ibyo bintu uri umunyembaraga nke ibyo bintu utabishobora kubirwanya si ngombwa ko ujyayo erega abantu ntabwo bahurira mu cyumba gusa mwakicara rero muri sale cyangwa mugasuhuka mukajya muri resitora hoteli bakicara mukaganira ni ukuvuga ngo ubundi iyo mwagiye mu cyumba tayari baba wiyemeje kagakubaye none se urumva ubu muri iyi minsi bavuga ngo umukobwa ugukunda nyine ngo agutamo oya ibyo ntaho bihuriye nta hantu bihuriye pe agutamo se ababyeyi bacu ko batigeze babatamo ntabwo babakundaga ariko nabo erega nabo si bose ntabwo ari bose ariko ndavuga ashingiye ku bandi so ni ukuvuga ngo bo bari bafite umuco utanabibemerera hari n'igihe yahuraga n'umuntu ari uko bagiye kubana gusa aribwo bwa mbere bahuye bagahura bagiye kubana gusa akarambagizwa n'umuntu atazi cyangwa se amuzi isura ariko akumva ntakeneye no kumureba no mu maso uzi ko kera batangaga pase cyane nazo zakoraga ariko nizo zakoraga nyine abantu bari kureba ikiganiro baze kwihangana ushobora gusanga nka mama wawe baramutanze ngo pase urumva icyo gihe ukaba waravutse ariko uyu munsi pasi zisigaye zitangwa kuri WhatsApp no ku ma Instagram ubu ngubu se kari ubu ibintu byose byajemo ububandi ubu ngubu byose byajemo ububandi umuntu agutangamo pasi utazi icyo agamije yego utazi icyo agamije n'uwo ugiye kuhuza nawe ntazi uwo ugiye kubahuza ngo ninde n'umuntu icyo afitiye iyihe mico ugasanga nibwo amwizeye aramusuye ahise amutamo cyakora wamugane uraba gutangamo pase oya nta muntu urantangamo pasi usibye ko bitanakunda ntabwo urakwandikira kuri WhatsApp ngo urumva ngo runaka nkama nimero zawe oya ibyo byo bibaho cyane ko umuntu aguhamagara akakubwira ngo
ngiye cyane ko nkunda no kubibaza nkunda kuvuga ngo ninde uko namba yanjye ikuye aha nibo bibazo uzahera ku nkunda ishyiga kubibaza so nuko ngo oya ibyo nawe bihuriye arakamuru nabonye ngo ugeze mu myaka 30 baracyatanga nimero yawe ukaburana ukabaza ngo ninde biterwa nabo bayihaye so hari igihe rero nkubaza ati namba yanjye ikuye he bikaba ngombwa ko nsobanurira cyane ko nta wamenya so ni ukuvuga rero nta muntu sinzi ko byapfa no gukunda none se ikibazo uracyari umukobwa muto ntabwo urashaka narebye ku ntoki zawe mbona ntakarajyaho usibye utwo wagiye wishyiraho nyine utwo ntacyo tuvuze wowe ibyo bishuko bivamo ute cyangwa ntabwo birakugeraho byanga bikunze ntabwo naba maze kureshya gutya narabinyuramo ni urugendo rw'abakobwa bose uriya musore wamwemera Jado Max wamwemera ese ni umusore urabona atari umusore yega data we oya nawe arakubaje ngo mbese ni umupapa Max we ndabona ari umuntu mukuru birangije Jado Max rwose bavuze ngo ni umupapa twikomereze nakubwiraga ni urugendo rw'abakobwa bose ni abakobwa bose muri rusange yego umukobwa hava akagera sinzi ko hari n'umukobwa muto ubaho nta mukobwa muto ubaho umuhungu muto ashobora kubaho ariko umukobwa muto never ntabwo mbyemera ngewe kubera ko ahava akagera aba yifuzwa yego kandi yifuzwa n'abantu batandukanye so ntabwo rero ibyo bishuka umuntu yaba atarabinyuramo ahubwo nibyo biduha nibyo bituma dutekereza nanjye nakubajije ngo guhura nabyo nakubajije ngo ubinyuramo ute mbivamo gute so ni kwa kwikunda nyine bimwe abantu bita ngo ni umwiyemezi ngo ibiki ariko se utabaye umwiyemezi wajya wemera buri umwe ntabwo byavamo rero akantu ko kwiyemera nako kaba gakenewe rimwe na rimwe karafasha umuntu akwisa umwiyemezi ariko akakubaha biba bihagije nigeze kuvuga ngo ntabwo dukora ibi bisigo cyangwa se ubu buhanzi bwacu ngo mudukunde cyangwa se mutwiyumvemo icyo tuba dushaka ni uko mwubaha ibyo dukora yego yes utanyumvisemo n'unkunde ariko wubashye ibyo nkora nibyo njye mba nshaka ni nabyo mba nkeneye rero ntabwo usibye ko tutaniyemera ariko akantu ko kwiyemera igihe kaba kari ngombwa bisa ngira ikibazo cy'amatsiko rero ubu nonaha uri umukobwa yego bakugize umuhungu wenda amasaha 28 ni ikihe kintu wabanza gukora ntabwo iki kibazo se kijyanye n'iki nyine ubwo muri byose biri ku isi icyo nyine wumva wakora bakugize umuhungu amasaha 28 umuhungu amasaha 28 mfite ubushobozi se yego nahita nshaka inyubako koko nashaka inyubako ya danje iri ahantu ha danje nyine nkubaka kweri nkashyira nk'iki nyubako ubundi nkashaka imodoka yanjye hariya nziza kabisa ubundi ibindi byose babandi bose nshaka n'abanyeneye bakizana arabona baje icyo kibazo aramwira ngo shango nabanza ngo nkarya abana yego ko ndamureba ndabarese shaho ubwo abana ubariye ukongera ugahinduka nawe bakakurya byagenda bite nakari gaciyemo reka tugaruke ku busizi bwawe yego wakoranye na Rumaga gukorana nawe byari bimeze bite experience yari yihe kumwaproachinga byari byoroshye kuba wamugeraho kuvuga ngo kugira ngo dukorane habanje guca igihe kinini tuziranye yego haciyeho igihe tuziranye tuvugana ndetse iyo projet twakoze impanuro tuyikora byari ibintu twapanze nyine kuva na mbere kubikora ariko tutaranzura gukora impanuro agenda abura abafite ibintu byinshi arimo akora ariko n'ubundi iyo gahunda ihari nanjye nkasa n'ubicecetse igihe runaka tukongera tukahuza tukongera tukabitekerezaho kugeza igihe twanzuye noneho turavuga
tugende dukore. Turandika dukora igisigo, turagenda tujya gukora, yego, kugeza igihe nyine cyasohokeye. Ariko ntabwo ari umuntu ugoranye cyane, ariko nanone ntabwo ari umuntu byoroshye kugeraho. Batabyumva gutya, ntabwo ari umuntu byoroshye kubona, ariko nta nubwo ari umuntu ugoranye. Iyo umubonye arakumva. Icyo muze ni uko ari humble, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko ikintu iyo kitaramukonvenga ntabwo yakwemera kugikora. Ibyo byo ndabizi. Saba kumwemeza, kumuhereza ibimenyetso n'ibiki byose, ibintu ugire bituma yemera. Yego. Ubusizi bwawe wifuza kubuha iyihe shusho mu gihe kizaza? Ishusho nshaka kubuha, urumva ubusizi umunsi ku munsi bugenda burushaho kuba bwiza no kuryoha kurusha, bugenda bugira indi karite. Kandi ishusho butanga ni nziza ku rubyiruko cyangwa se kuri twe bari gukura. Ntago uko byari kera ariko bikiri, ntago uko byahoze, uko ubusizi bwahoze ntabwo ariko bukiri. Hagenda hiyongeramo reka mbivuge gutya, bigenda biryoha kurushaho kuri twe abatoya dushaka kubikora. Ni ukuvuga ngo ishusho yanjye y'ubusizi nifuza nuko byibuze nazeserukira nk'u Rwanda, ariko nkagenda nk'umusizi mu gihugu runaka, ntabwo nzi ngo ni ikihe, ariko nkazagenda ndi u Rwanda, nkagenda ndi u Rwanda kindi nk'umusizi wo mu gihugu cy'u Rwanda, umusizi uzi ibyarimo cyangwa se igihugu cyemera, yes, kikaba cyanamugirira n'icyo cyizere cyo kuvuga ngo genda ahantu runaka. Ukora igihangano cyawe uri kumwe na Rumaga, uko bigenda kose hari abandi bantu cyakongereye. Niye feedback y'umuntu wabonye utatekereza ko wabona? Feedback abantu se gute? Muri comments? Oya, umuntu wenda waguhamagaye cyangwa se wakwandikiye mutari musanga muri inshuti, ariko akavuga ati wow. Ni benshi. Ni benshi, hari n'abantu bagiye babipostinga bavuga wow. So naherukanaga na Lucky kera, Nzeyimana, ariko nyuma y'ira poeme yahise ambwira ngo dukore ikiganiro. So numva nyine nanone nsubiye kuri televiziyo Rwanda, nahirukagayo 2022. Yego. Ndavuga wow. None nanjye sha ikintu cyamaje no kuntu wambwiye ukuntu wanyandikiye, ntinda kugusubiza sha ntabibonye. Ibyo bintu mbisaba imbabazi no kuri. Wose ngiye hari haciye n'igihe. Hari haciye igihe. Undi muntu, hari n'abandi bastari twagiye tuvugana agasanga baranzi. The rest nasanze nzi. Nagiye mbona ba Lasine bateye comments, ba Mr. Kagame, yes, bara bose nyine nasanze babushari, nasanze bose banziranga. Ariko nubuzi nyine ko abantu batakoza, ariko nasanze banzi biranungura. Handi bikorohera kwibwira nk'umuntu cyangwa se kuvugana n'umuntu, bita biba inzira zoroshye, kubera ko Rumaga ndanamushimira cyane kuko abantu njya gukorana nawe, nyabanje gukora ikiganiro kwa Yago, abantu bakajya bandika ati sister wa Rumaga, mushiki wa Rumaga, nyina Rumaga, bavuga nyine bakomeza kumpuza na Rumaga. Ndavuga wa twazakoranye, wa mugani twazakoranye, ati Yago wazamuhuje na Rumaga, nyine ukumva barabishaka cyane. Rero byabaye nko kugera ku zimwe mu nzozi zanjye, kuko nabyo biri mu byo nifuzaga gukorana nawe. Okay, nabaye abantu batatu wifuza kuzahura nabo biciye mu busizi bwawe? Mu busizi bwanjye wa mbere ni perezida w'igihugu. Kubera iki wifuza guhura nawe? Yakuba perezida w'igihugu. Impamvu nifuza guhura nawe nuko kugira ngo nshimishwe n'aho inganzo yanjye igeze, nuko byibuze nawe yaba hari icyo yumvise muri iyo nganzo. Nsanze
hari poeme yanjye niyo yaba ijambo rimwe ryo muri poeme yanjye yumvise ariko azi ko riturukamo yego byandenga. wow. uwa kabiri ni madamu we madamu Jeannette Kagame uriya mubyeyi nyine nawe ari hambo cyane yego ari hambo cyane. So nkunda gukora ubusizi nyine burimo message zitandukanye kandi ku bantu benshi batandukanye. Yego. Ni umubyeyi kuri njye. Wow. Umubyeyi kuri njye kandi mba numva ibihangano byanjye byaca no ku babyeyi kurusha abo mbiha kuko bafite abo barera abo barera bizabageraho ariko byibuze n'abo babyeyi byabashiyeho cyane ko nibyo nkora bibanza guca kuri mama na papa baba babyumvise mbere baraprove cyane. Iyo bambwiye ati kino ubwo icyo mba ngishyize ku ruhande nkabanza icyo bemera. Yego. Uwa gatatu uwa gatatu ni Knowless. Knowless. Kubera iki Knowless? Knowless ndamukunda cyane ko ari umuntu mu gukura kwanjye nakuze nkunda n'ubundi. Yego. Ni umumama mwiza utajya uhinduka. So mu buryo ahindukamo nyine ni uburyo bwiza kurusha. Yego. Uburyo bwiza kurusha sinzi uburyo namukubwiramo gusa ari ni umumama wiyubashye kandi w'umustar. Yego. Usibye mu myifatire niyo avuga ubumvamo kwiyubaha wumvamo icyubahiro. Yego. Ndamwubaha ndamukunda mba numva nyine. Umwigiraho iki? Ikintu mwigiraho ni ukumenya ibye. Amenya ibye kabisa. Sinjya mwumva ngo mu bubifu, sinjya mwumva ngo ibi nibi no. Ni umuntu umenya ibye. Yego. Akinize ku ruhande ni umuntu ushoboye kandi ushobotse ariko ibintu bye ewan abijyamo nkawe. Icyo yakweretse ni icyo yakweretse icyo atakweretse si ngombwa kukimenya. Icyo yakweretse ni icyo arakikwereka nuko ngo ukomeze. Ikindi ngiye mufata nk'inyangamugayo. Yego. Ndamutse ari nk'abantu bambwiye ngo gira nk'umuntu bitsibanga nari bitanone cyangwa mubasta namubitsi banga. Namubitsi banga kuri ngiye mufata nk'umwizerwa. Yego. Yes. Turimo turagana ku musozo ariko ngiye kubaza iki kibazo kuko niyo nzira nawe uzacamo uzagera igihe nawe ubaka umuryango ugira abana byose ariko ngiye kubaza hari abantu batatu ako mbere yo kumbaza ibyo wari kumbaza bane uwa kane ni uwa kane ni Miss Jory. Jory kubera iki? Jory njya mbona nyine kuno ameze character ziwe nize mu bigo by'amashuri byose bambwira ngo ndumwiyemezi. Bambwira ngo ndumwiyemezi none nareba ukuntu abantu bavuga ngo ariyemera no kuntu ibintu bye bikora kandi bikarushaho gutera imbere nkumva ndabikunze. Rero uriya mukobwa impamvu mbavuga nuko ari abakobwa cyangwa se ari igitsina gore kandi nanjye ariho ndi kugana ni ukuvuga ngo nkunda umuntu umenya ibye nawe amenya ibye kandi akabikora n'icyo akoze agishyiramo imbaraga we wese. Ni umuhanga biteye ubwoba. Njye ndamukunda mbona ari umuhanga nyine ndamutse ndutera ikirenge muke ewana twaguruka twagendana. Ikibazo cyanjye rero kiragira kiti ngo turimo turagana ku musozo. Hari abantu batatu ufite imbere yawe kandi ubwato ufite buragendamo abantu babiri ubwo ni wowe n'undi muntu umwe. Hari mama wawe, hari papa wawe, hari n'umwana wawe. Watwara nde muri abo bantu batatu? Ngo nde nande? Mama wawe, papa wawe n'umwana wawe. No, mama wawe, papa wawe n'umugabo wawe. Mama wanjye, papa wanjye n'umugabo wanjye. Natwara mama. Ugasiga umwana? Umugabo si umugabo wamudize mujyanye mama akagira akanyanga. Umugabo mpindutse umugabo n'umwana wundi inshuti yanjye. Umugabo nese usanze mufitanye nk'abana kubagirana se hari ikibazo byaba ari amahirwe ahubwo batigiye abana. Umugabo umuteye ishoti ntabwo nta mugabo nta muntu wanditira mama sibye umwana wawe. Kucyo busize papa wawe? Papa papa yarambye. Papa nawe ndamukunda cyane ariko
wambwiye umuntu umwe kandi kabisa mama inota riri hejuru aba barusha inota uko byagenda kose. Yego, reka tugane ku musozo. Wakoze kuza muri interview, ariko ntabwo n'ubundi wasoza mbere hari message n'ubundi wagenera abakunda ubusizi bwawe kugira ngo tugane ku musozo. Abakunda ubusizi bwanjye message ndi bubahe nuko nishimiye ukuntu bakomeje kunyereka urukundo biciye kuri YouTube channel yanjye cyangwa se ku mbuga nkoresha, bakomeje kunyereka muri comment njya nzisoma, arabona abonye ati story yanjye wayivuze yose wayivuye imuzi. Abandi bagiye bambwira ati Imana ndizandindira umukobwa nabyaye ari umwe. Byanyeretse nyine ko bagiye basoma, bagiye bumva ibihangano byanjye. Nagiye mbona kabisa comment, narabishimiye, narabakunze, mwarakoze cyane. So gushaka no gushobora, ndabishaka nzabishobora. Okay. Wakoze cyane rero. Mwakoze namwe. Yego, aha twicaye ni kuri Uncle's Restaurant, mu kanya tugiye kurya, hari ibiryo byiza cyane niba ukeneye kurya nyine ujya kurira kuri Uncle's. Ikindi nuko ukeneye amafoto meza ushobora kujya muri Dodos Image, ni hariya mu nyubako kwa Ndamage hejuru muri etage ya 4. Wareba ahahoze Igihe. Ikindi niba wifuza ko business yawe uyikurikirana udahari, wahamagara abantu bagufasha ukamenya ngo abakozi bakora bate, service iragenda ite, byose buri kimwe cyose gituma business yawe itera imbere. Ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo, ariko iyo system ni igufasha kugira ngo umenye ibyo byose byatuma business yawe itera imbere. Umukozi wakoze neza, performance zabo byose ushobora kubahamagara kuri 0788 207 4144. Iyo ni Paybill, niyo systeme. Ubundi bashimire kuba twabanye mu biganiro bitandukanye. Nge nitwa Leandra niyo mugabo, ubundi dusubire kuri Leya Entertainment. Blessings aho muri mwese.